Reka nkwifurize gitondo cyiza, gitondo cy'umugisha kuri we udukurikiranye muri aka kanya. Nizera ko aho uri hose ukomeje kumererwa neza. Turi mu gitondo cyo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Tugarutse rero muri updates, ni amakuru akomeye cyane tugarukanye nayo. Ni amakuru akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kugenda habera imirwano itoroshye cyane, ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu bice bigiye bitandukanye. Rero kugeza amagingo ngaya bikaba bikomerejemo imirwano itoroshye cyane. Ni itsibano ry'imirwano bantu badukurikiranye muri aka kanya. Nuko rero mu bice bigiye bitandukanye nka Karembe hakomeje kugenda hagaragara ibintu bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bitera n'ubwoba bamwe mu batuye muri ibi bice, ndetse kugeza amagingo ngaya Karembe yamaze kugenda yigarurwa n'umutwe kwaje intwaro wa M23. Ariko rero kugeza magingo ngaya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba kiri gushyiraho uburyo bushoboka bwose kugira ngo aka gace ka Karembe kongere kwigarurirwa mu biganza by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko kugeza amagingo ngaya muri iki gitondo hari kubaho ibikorwa bigiye bitandukanye, aho rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo kirahereza umusada cyangwa se intwaro umutwe wa Zarendo, dore ko uyu mutwe wa Zarendo ukomeje kugenda wigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho rero ukomeje kugenda uhabwa intwaro zikomeye cyane, intwaro zirimo imbunda, zirimo ibibunda bikomeye cyane ndetse n'izindi mbunda z'umusada. Kugeza rero ubu ngubu izo ntwaro nizo kwifashisha ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko bifuza kuba aka gace ka Karembe kakongera kujya mu biganza bya leta muri rusange. Kugeza rero amagingo ngaya umutwe wa Wazarendo urimo urahabwa ubwo bufasha bugiye butandukanye, ari nako kandi hari abayobozi basaga 15 bamaje kugenda batorerwa inshingano zigiye zitandukanye, harimo abashinzwe ibikorwa bigiye bitandukanye bikoreshwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, abashinzwe ibikoresho bikoreshwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, abashinzwe ikoranabuhanga. Ndetse kugeza amagingo ngaya namwe makuru yatugezeho rero ku munsi w'ejo ku mugoroba, aribwo abayobozi batowe bo muri Wazarendo kugira ngo nyine bahabwe izo nshingano, bitewe nuko bifuza kuba barimbura burundu uyu mutwe wa M23 burundu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano itoroshye cyane, ni imirwano ikaze abantu badukurikiranye muri aka kanya. Nuko rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza amagingo ngaya gikomeje kugenda gitsindwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari nako kandi uyu mutwe wa Wazarendo nawo nubwo uri kugenda wigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba uhanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ku ruhande rero rwa M23 rwiteguye ku buryo bushoboka ubwo aribwo bwose kugira ngo aka gace ka Karembe ni gatakazwe mu biganza byabo muri rusange, aho rero itegeko rikomeje kugenda ritangwa ku basirikare b'umutwe witwaje intwaro wa M23, ndetse kugeza amagingo ngaya bakaba bacanye ku maso, ntibasinziriye amanywa na nijoro, bahora bareba kabisa kugira ngo babashe kugenda bacunga ibyo bice byose byagiye byigarurirwa nabo. Kugeza rero ubu ngubu ibice birenga 100 bikaba byaramajije kugenda byigarurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ariyo mpamvu rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo kirakoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo babashe kwigarurira ibyo bice byose byagiye byigarurwa n'intare za Sarambwe. Ariko kandi ntago byoroshye cyane, aho rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo kirahabwa imyitozo karundura, imyitozo karahabutaka kugira ngo babashe kongera ubumenyi mu byerekeranye n'imirwanire. Iyo myitozo rero ikaba irimo irahabwa abasirikare bagiye batandukanye bo mu byiciro bigiye bitandukanye, haba abarwanira ku butaka n'abarwanira mu mazi. Kugeza rero ubu ngubu bitwa ba MONUSCO nibo ngo bari gutanga imyitozo ku basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi i Rwanda muri Angola hagiye habera ibiganiro bigiye bitandukanye byo kugira ngo umutekano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubashe kugaragara cyangwa se ubashe guhoshwa, cyangwa se ibyerekeranye n'intambara ikomeje kugenda igaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko imyaka isaga 3
gatatu yose igiye gushira imirwano ikomeye iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ikaba nayo irimo iragenda ifatirwa imyanzuro ikomeye cyane kugira ngo babashe kuyirimbura burundu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ntabwo byoroshye cyane, aho rero iyi FDLR irimo irigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba ifatanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bamwe mu ba FDLR bamwe mu barinda umukuru w'igihugu Perezida Tshisekedi Chilombo higanjemo aba FDLR abajipe bagiye batandukanye bafite rero n'amaranka agiye atandukanye bafasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Rero ni ibintu bitoroshye cyane kuba warimbura burundu iyi FDLR ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi haba u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bakomeje ibiganiro by'uburyo ki barimbura burundu uyu mutwe wa FDLR, dore ko bitoroshye cyane. Rero amakuru akomeye cyane nuko muri Goma hakomeje kugenda habera ibikorwa bigiye bitandukanye, isibaniro ry'imirwano itoroshye cyane ndetse n'ingamba zikomeye cyane, nubwo bahugiye mu kari agace ka Karembe hakomeje kugenda harebwa uburyo ki bakigarurira, ariko kandi muri Goma naho ibintu ntago byoroshye, aho rero umutwe witwaje intwaro wa A23 naho wo uri kugononwa kuba wakwinjira muri uyu mujyi wa Goma mu buryo butunguranye, ndetse byagiye bigaragara kenshi cyane, ndetse n'ibimenyetso byagiye bigaragara byuko uyu mutwe wa A23 wifuza kuba wakwigarurira aka gace cyangwa se uyu mujyi wa Goma, dore ko uyu mujyi wa Goma ukomeje kugenda uberamo ibikorwa bitari byiza cyane, bikomeje kugenda bishinjwa abo wazarendo bakomeje kugenda batuma abaturage bagira ubwoba, bamwe bava mu byabo ndetse abandi bagira ubwoba bumwe bukomeye cyane. Ni mu gihe kandi muri teritwari ya Masisi ahakomeje kugenda hongerwa imbaraga ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje kugenda cyongera abasirikare mu bice bigiye bitandukanye mu nkengero za Sake ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, n'abasirikare rero bakomeje kugenda bongerwa umubare wabo kugira ngo babashe kuba bahagarika ibitero bikomeje kugenda bikorwa n'umutwe witwaje intwaro wa A23, ariko kandi ibyo bitero bikomeje kugenda bikorwa n'umutwe wa A23 bikomeje kugenda byigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye, ariko kandi nk'uko twagiye tubabwira ko agace ka Karembe aka kanya amaginga ngaya kari mu biganza by'umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi ibikorwa byinshi ku ruhande rw'umutwe witwaje intwaro wa M23 bikomeje, ndetse intego yabo bakomeje kugenda babitangaza ndetse babinyujije ku rukuta rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Uwitwa Lawrence Kanyuka yakomeje kugenda atangaza ko intego za M23 ari uguharanira uburenganzira bw'abaturage b'Abanyekongo muri rusange, kandi batazigera bacogora kuba bakomeza guharanira uburenganzira bw'aba baturage. Namaginga ngaya igisirikare cya M23 gikoresha uburyo bushoboka bwose, kiri gukoresha ambush zikomeye cyane kugira ngo zibashe guhagarika ibi bikorwa by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bikorwa muri ibyo bice bigiye bitandukanye. Tekinike zari zose ziri gukoreshwa kugira ngo babashe guhagarika wazarendo ikomeje kugenda yiganza mu kugaba ibitero kuri umutwe wa M23. Ariyo mpamvu rero umutwe wa M23 ukomeje kugenda uhereza gasopo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko nayo makuru twafite muri iki gitondo. Nshuti mukunzi udukurikiranye, niba utari wakanda subscribe nyamuneka yikande, tujye tubasha kubana makuru menshi cyane tugenda tubategurira hano kuri Wide News 24 TV, na makuru kandi amakuru ku gihe, amakuru yaba yizewe. Dukurikirane buri munsi hano kuri Wide News 24 TV, twifuriza gukomeza kugira igitondo cyiza.